ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza ikaze kuri John TV Rwanda nkuko byakomeje kugera bigaragazwa tugarutse makuru aba yakomeje kugenda atangazwa n'ibitangaza makuru bitandukanye n'amakuru atigeze ashimisha abakiriya ba MTN bakomeje kugenda bagaragaza ibibazo bitandukanye bakomeje kugenda bagaragariza by'umwihariko societe nyarwanda ikomeza kugenda igaragaza ko societe ya MTN ikomeje kugenda ikora amakosa akomeye cyane muri serivisi ya momo cyangwa se mu by'ukuri mu kuba babikuza kurezanya no kuba bafata amafaranga bikumvikana ko system ikomeje kugenda igaragaramo ikibazo gikomeye cyane kuri aka kanya ariko kandi mu by'ukuri MTN ikaba ikomeje kugenda isobanura igaragaza ko benshi mu bakomeje kugenda bagira ibibazo byo kuba bayobywaho amafaranga bikaza kuba byanajya mu by'ukuri amafaranga yabo batashubijwe bavuga ko MTN igiye kuba yabikurikirana hakarebwa ese n'izimbogamizi zikomeje kugenda zigaragara mu kuba benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko bari kuyobya amafaranga ariko mu by'ukuri baza ko bayagarura MTN ikababwira ko iyi service itarimo gukora bikandi byatumye benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko MTN ikomeje kugenda igaragaza ubusambo nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa ndaza kuba nagaragaza ko hari gahunda cyangwa se service za MTN zikomeza kugera zigaragara ukaza kuba wasanga mu by'ukuri ntabwo zinose cyangwa se nta nubwo ziri kwitabwaho neza usanga kandi umuntu aje kukugurira igicuruzwa ariko mu by'ukuri akoresha amafaranga ageze hirya y'amafaranga ahise ahamagara kuri apartment ya MTN mu by'ukuri ababwiye ko amafaranga yobye barangije barayahakarikishe bishe kuba byarangira uyu muntu nta nkurikiranwa abashe kuba yagirwaho ariko kandi uyu muntu mu by'ukuri aya mafaranga akaza kuba yakongera kayigarurira waza kuhamagara MTN babwira ko ngo amafaranga yawe yayobye bakaza kuba bakubwira ko uza kuba wajya ku cyiciro cyabo gikorera hano Nyabugogo muri Nyarugenge wagira mu by'ukuri ugasanga naho ntabwo ibintu bikozwe neza nk'ijana ku ijana bikaza kuba byatuma aya mafaranga yawe uje kuba wayahomba n'ibicuruzwa byawe ukabihomba ariko kandi wa muntu mu by'ukuri wahaye igicuruzwa cyawe agiye kuba yatwara amafaranga ndetse n'ibyo wamugurishije mu by'ukuri agiye kuba yabitwara benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko bakomeje kugenda bagira imbogamizi ndetse kandi nagira ngo ni ikibazo kimaze iminsi kivugwa mu Rwanda ndagira ngo mu by'ukuri tubashe kuba twareba ibikomeje kugira bitangazwa mu bitangazamakuru byakomeje kugenda bigaragaza inyandiko zikomeza kugira zigaruka kuri MTN bagaragaza ese kubera iki MTN ikomeje kugenda igaragara mu busambo bukabije cyane ndetse n'abakiriya babo bakaba bakomeje kugenda bivovotera iri rwego rwa MTN bikabigaragazwa ko mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda basaba kuba MTN yakongera kugaragaza amavugurura akomeza kugenda akorwa ku miyoboro itandukanye kuri MTN momo ndetse no kwa mu by'ukuri bagura amanite cyangwa se airtime ukabona ko byakomeje kugenda bigaragaza ko hakigaragaramo utuntu tw'amakosa cyangwa se mistake ziri buse kuba zatuma MTN itari buze kuba yabona abakiriya nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa kandi ibitangazamakuru bitandukanye byagiye kuba byasura ishami rya MTN rikora mu mujyi wa Kigali babaza impamvu mu by'ukuri bikomeje kugenda bigaragara abanyarwanda benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bitandukanye byo kuyobya amafaranga ntibongere kuyagarurirwa ugasanga n'abandi nabo mu by'ukuri bari kuvuga uti turi kugurisha ibicuruzwa mu by'ukuri umuntu yatwereza amafaranga kuri telefone bikarangira uyu muntu ageze mu nzira y'amafaranga akongera akavuga ko yayobeje MTN ikayagarika twajya ko mu by'ukuri twaburana ugasanga nanone MTN ije kuba yazana mu challenge bigatuma amafaranga tuyahomba n'ibicuruzwa byacu tukabihomba ndetse kandi akomeza kugenda hagaragaramo amakosa atandukanye MTN ikomeza kugenda ikora kuko simpamya neza ko nimba umuntu mu by'ukuri ari mu karere ka Rusizi cyangwa se Nyamasheke n'ahandi hatandukanye ubwo gasanga icyiciro cya MTN kiri Kigali Nyarugenge uyu muntu nimba ari guturuka Rusizi kandi ubwiti kiri buze ko yatwara 2020 kugera no kugaruka simpamya neza ko uyu muntu mu by'ukuri natanga 2020 bamuyobereje 30 ari buze kuba yabitanga ndetse na depass iri buze kuba zavamo byo kurya n'aya matiki uraza kuba wasanga rimwe ari buze kuba yakirira naho kurara mu gihe kandi yagiye muri urugendo rwa MTN kurana aya mafaranga ugasanga biracyarimo kuba byagurana cyane MTN no mu by'ukuri benshi bakaba bakomeje kugenda bagaragaza tutubazo dukomeje kugira tugaragara utwo kuba mu by'ukuri bayobya amafaranga abandi bakazana amacaka mu birito donc ugasanga birakomeza kugenda byivanga ibi ndagaragaza neza ko mu by'ukuri ari ikibazo benshi bakomeje kugenda bagaragaza ndetse MTN ubwayo yongeye kuba yatangaza ngira ngo mu by'ukuri turebe ese ibyo MTN irimo kuba yatangaza kubazo bikomeje kugenda ishinjwa n'abakiriya babo bitewe n'uko bikomeje kugera byumvikana ko service za MTN momo zakomeje kugenda zigaragaramo amacakubiri n'ibibazo bikomeye cyane kuri aka kanya ariko kandi benshi bakaba bakomeje kugenda bagaragaza uti ntabwo mu by'ukuri umuntu aza kuyobya 30 narangiza agaragaza uti ngo nabiyobeje baje kuba bamusaba kujya muri Nyarugenge cyangwa se ku cyiciro cya MTN kandi ahangaha agiye kuba yajya mwibuke ko mu by'ukuri ashobora kuba ari mu karere kategere n'icyiciro cya MTN bikaza kuba byamusaba amatiki ari hejuru y'amafaranga bamuyoberejeho bikaza kuba byasaba mu by'ukuri kongera no kugira depass zo kugira hanarara ugasanga ibi byose biraza kuba byaba imbogamizi ribuze kuba zatuma MTN igomba kuba yashyira amashami hirya no hino y'abantu mu by'ukuri bashe kuba bayobirizaho amafaranga ibi kandi byakomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane Nyarugenge ni ikibazo gikomeye cyane benshi bakomeje kugenda
bagaragaza ko amaplatoma atandukanye ya MTN agomba kuba yareba ni gute yaza kuba yafata abakiriya babo neza, bitewe nuko bikomeje kugenda bigaragaza ko hari kugaragaramo amacakubiri akomeye cyane. Kuri akanya nkuko byakomeje kugera bitangazwa n'urwego rwa MTN rukomeza kugera rugaragaza dia abakiriya bakomeza kugera mu by'ukuri bakorerana na MTN hafi, bakomeza kugera mu by'ukuri bashishikazwa cyangwa se bahumurizwa na MTN ibabwira ko mu by'ukuri harimo ibibazo bikomeje kugenda bigaragazwa, ariko kandi ikanavuga ko ibibazo biri kwitabwaho cyangwa se bigiye kuba byakemuka mu minsi mike cyane. Mu by'ukuri hagiye kuba harebwa icyakorwa, harebwe ese ni gute turi buze kuba twakorana n'abakiriya bacu, ndetse n'abandi bakomeza kugenda bagaragaza serivisi za Momo, Airtime n'ibindi bitandukanye bari buze ko mu by'ukuri banogerwa na serivisi za MTN. Nk'uko kandi umuyobozi mukuru w'umujyi wa Kigali akomeje kugenda abigaragaza afatikanyije n'ishami rya MTN, bakomeje kugenda bagaragaza ko basaba abaturarwanda benshi mu Rwanda cyangwa se bose n'abandi bakoresha serivisi za MTN baturutse mu bindi bihugu bitandukanye, Canada, Zambia n'ahandi hagiye hatandukanye. Ubwo ngubwo bakomeza kugenda bahumurizwa n'ishami rya MTN rikorera mu mujyi wa Kigali, kandi ubwo ngubwo rikaba ritanga serivisi ku banyarwanda bose bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi bakorera mu bindi bihugu bitandukanye, Kenya, Zambia, Australia, Afghanistan n'ibindi bihugu bitandukanye. Mu by'ukuri bikomeza kugenda bigerwamo na serivisi za MTN, bakomeza kugenda bagaragarizwa ko bagomba kuba bakihangana. Serivisi ya MTN kandi ikomeje kugenda igaragaza ko irimo ikibazo. Abakiriya bo kandi bakomeje kugenda bagaragaza ko bari gura n'imbogamizi mu by'ukuri ziri gutuma amafaranga yabo bari kuyafungirwa, mu gihe kandi bivugwa ko uri kuba wahabwa iminsi igera kuri 3 aya mafaranga yawe kayafungirwa ku minsi 3 kandi yari kuba yakora business. Ntabwo ndibuze ko nahamye neza iki kintu, nimba umuntu yabikije amafaranga cyangwa se yakoranye na MTN afite business arimo gukoresha aya mafaranga, ubwo ni nka miliyoni cyangwa se 500 arimo kubikoresha, MTN mubwiye ko mu by'ukuri ngo aya mafaranga agomba kuba yayafunga. Eske ntabwo hari kwibazwa ese uyu muntu nimba mu by'ukuri bamufungiye amafaranga ari kuyashyira kuri MTN kandi mu by'ukuri ari muri tourism cyangwa se ari gukora ubukerarugendo butandukanye, kandi araza kuba yakirira aya mafaranga niba afunga iminsi 3, uyu muntu araza kuba yabaho guturaza ko wasanga mu by'ukuri MTN igomba kuba yakikira na team yose ikaba yakiga kuri ibibazo bikomeje